Ifumbi y'imyanya myibarukiro. Ibice bigize imyanya myibarukiro y'umuntu ni ibice bikwiye kurindwa indwara ndetse n'umwanda kandi bigakorwa umunsi ku munsi. Indwara nyinshi zifata imyanya myibarukiro zibangamira umuntu ndetse akumva atajya aho abandi bari bitewe no kugira ipfunwe ry'uburwayi. Inyinshi muri izo ndwara zifata imyanya myibarukiro zandurira mu mibonano mpuzabitsina, by'umwihariko idakingiye, kandi zandura ziva ku muntu zijya ku wundi. Indwara y'ifumbi yibasira imyanya myibarukiro y'abagore ku ijanisha riri hagati y'icumi na 15%, kandi iyi ndwara ikunze gufata udusabo tw'intangangore ndetse n'imiyoborantanga. Ubusanzwe iyi ndwara y'ifumbi iyo itavuwe itera ibibazo byinshi ku mugore, harimo n'ubugumba cyangwa kubura urubyaro. Ubundi imyanya myibarukiro y'umugore igizwe n'ibice by'imbere ari byo udusabo tubiri tw'intangangore, nyababyeyi ndetse n'imiyoborantanga ibiri. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo iyi ndwara y'ifumbi yandura. Ubusanzwe ubwambure bw'umugore bwifitemo akantu karinda mikorobe kuba zazamuka zigatera indwara ibice by'imbere by'imyanya myibarukiro y'umugore. Ariko rero iyo mikorobe zibaye nyinshi zishobora kugabanya ubwo bwirinzi, birumvikana zikabona inzira zinyuramo zikazamuka zikajya gutera indwara bya bice by'imbere. Ubusanzwe indwara y'ifumbi iterwa n'udukoko dutoya duhera mu bwambure bw'umugore tukazamuka tukajya gufata n'ibindi bice birimo nyababyeyi. Utwo dukoko tugaragara mu bwoko bubiri bwa mikorobe, ari bwo bwa Neisseria gonorrhea ndetse n'ubwoko bwa Chlamydia trachomatis. Utu dukoko dutera indwara y'ifumbi twandurira kenshi mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi hagati ya 30 na 40% by'ifumbi iterwa na bakteriya zirenze imwe. Gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nibyo biza ku mwanya wa mbere mu kongera ibyago byo kwandura indwara y'ifumbi. Ariko ku rundi ruhande, kwifata nabyo nibwo buryo bwiza bwo kwirinda kurwara indwara y'ifumbi, by'umwihariko ku rubyiruko. Ukuyemo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, hari ibindi byongera ibyago byo kurwara indwara y'ifumbi, ari byo kuryamana n'abagabo benshi, ari byo gutangira gukora imibonano mpuzabitsina uri munsi y'imyaka 25, ari byo kuba warigeze kurwara iyi ndwara y'ifumbi mbere. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku bimenyetso by'indwara y'ifumbi ku muntu uyirwaye. Umurwayi w'indwara y'ifumbi ashobora kugaragaza ibimenyetso mu gihe cy'icyumweru, ariko bishobora no gufata amezi kugira ngo umurwayi agaragaze ibimenyetso. Bamwe mu bagore ntibagaragaza ibimenyetso, ahubwo bimenyekana ko barwaye indwara y'ifumbi ari uko batangiye kubona ingaruka cyangwa kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Abagore benshi barwaye indwara y'ifumbi barangwa no kuribwa mu kiziba cy'inda ndetse no kuzana amatembabuzi adasanzwe mu gitsina kenshi ananuka. Kimwe mu bimenyetso fatizo mu kumenya ko umuntu arwaye indwara y'ifumbi ni uko umurwayi akenshi aribwa iburyo n'ibumoso mu gice cyo hasi ku nda, kandi uku kuribwa bikamara mu gihe cy'ibyumweru 2. Kimwe mu bimenyetso fatizo mu kumenya ko umuntu arwaye indwara y'ifumbi ni uko umurwayi w'ifumbi ashobora kugira umuriro. Kimwe mu bimenyetso fatizo mu kumenya ko umuntu arwaye indwara y'ifumbi ni uko umurwayi w'ifumbi ashobora kugira iseseme. Kimwe mu bimenyetso fatizo mu kumenya ko umuntu arwaye indwara y'ifumbi ni uko umurwayi w'ifumbi ashobora kuribwa umutwe. Kimwe mu bimenyetso fatizo mu kumenya ko umuntu arwaye indwara y'ifumbi
ni uko mu gihe muganga asuzuma umurwayi w'ifumbi, umurwayi iyo bamukanze ku nda gatoya araribwa cyane mu gice cyo hasi. Ni uko umurwayi kandi ataka kuribwa cyane ku nkondo y'umura mu gihe muganga arimo aramusuzuma mu bwambure. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe uburyo indwara y'ifumbi isuzumwa. Indwara y'ifumbi ikunze kugaragara mu rubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, by'umwihariko abantu baryamana n'abantu benshi, harimo abakora umwuga w'uburaya. Abarwayi benshi kandi barangwa no kuza bataka kuribwa mu nda mu gice cyo hasi, kuzana amatembabuzi anuka mu gitsina no kuribwa ku nkondo y'umura. Mu gihe muganga asuzuma umurwayi, ashobora gusanga umurwayi afite umuriro wa 38, aribwa ku nkondo y'umura ndetse anafite amatembabuzi anuka mu bwambure bwe. Ibindi bizamini bikorwa kugira ngo hemezwe neza ko umurwayi afite indwara y'ifumbi, harimo gupima amatembabuzi ava mu bwambure barebamo utwo dukoko. Ibindi bizami bikorwa kugira ngo hemezwe neza ko umurwayi arwaye indwara y'ifumbi, mu bizami bikorwa harimo gukoresha ibyuma bireba mu miyoborantanga neza. Ibindi bizami bikorwa kugira ngo hemezwe neza ko umurwayi arwaye indwara y'ifumbi, mu bizami bikorwa harimo gukora ekogarafi. Ibindi bizami bikorwa kugira ngo hemezwe neza ko umurwayi arwaye indwara y'ifumbi, mu bizami bikorwa harimo ibizamini by'inkari z'umugore. Ibindi bizami bikorwa kugira ngo hemezwe neza ko umurwayi arwaye indwara y'ifumbi, mu bizami bikorwa harimo ibizamini by'amaraso y'umugore. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo iyi ndwara y'ifumbi ivurwa. Mu gihe umurwayi w'indwara y'ifumbi yivuje neza ku gihe, mu buryo bukwiye kandi hakiri kare, arakira kandi neza. Mu gihe umurwayi yivuza, akoresha imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike kuko ariyo shingiro mu kuvura indwara y'ifumbi, bityo akenshi ahabwa imiti irimo ceftriaxone afata rimwe gusa. Mu gihe umurwayi yivuza, akoresha imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike kuko ariyo shingiro mu kuvura indwara y'ifumbi, bityo akenshi ahabwa imiti irimo doxycycline. Mu gihe umurwayi yivuza, akoresha imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike kuko ariyo shingiro mu kuvura indwara y'ifumbi, bityo akenshi ahabwa imiti irimo metronidazole. Iyi miti uko ari itatu, ceftriaxone, doxycycline ndetse na metronidazole, umurwayi agomba kuyifata mu gihe cy'iminsi 14, ubwo ni ibyumweru 2. Ku rundi ruhande, umurwayi w'indwara y'ifumbi bitewe n'urugero arwayeho, ashobora gufatira iyi miti mu rugo cyangwa agashyirwa mu bitaro kugira ngo yitabweho neza. Imiti igabanya umuriro no kuribwa nayo hari igihe biba ngombwa ko yongerwa kuri antibiyotike umurwayi ahabwa kugira ngo imugabanyirize uburibwe. Iyo umurwayi yivuje indwara y'ifumbi yaramuteye ibibyimba mu miyoborantanga no mu dusabo tw'intangangore, bishobora kuba ngombwa ko abagwa. Niyo mpamvu kwirinda biruta kwivuza. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka z'indwara y'ifumbi ku muntu uyirwaye. Nubwo indwara y'ifumbi ari indwara ivurwa igakira neza burundu, mu gihe itavuwe neza ishobora gutera umurwayi ubumuga karande nko kuba ingumba. Nubwo indwara y'ifumbi ari indwara ivurwa igakira neza burundu, mu gihe itavuwe neza ishobora gutera umurwayi ibibyimba mu dusabo tw'intangangore. Nubwo indwara y'ifumbi ari indwara ivurwa igakira neza burundu, mu gihe itavuwe neza ishobora gutera umurwayi ibibyimba mu miyoborantanga. Nubwo indwara y'ifumbi ari indwara ivurwa igakira neza burundu,
mu gihe itavuwe neza ishobora gutera umurwayi gutwitira hanze. Nubwo indwara y'ifumbi ari indwara ivurwa igakira neza burundu, mu gihe itavuwe neza ishobora gutera umurwayi kuba amazi yajya mu miyoborantanga aribyo bita hydrosalpinx. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo indwara y'ifumbi yirindwa. Nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'iki kiganiro, nuko udukoko dutera indwara y'ifumbi umuntu atwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, nyabuneka nimwirinde. Nk'uko twabibonye mu ntangiriro z'iki kiganiro ko umuntu uryamana n'abantu benshi bimwongerera ibyago byo kurwara indwara y'ifumbi, nyabuneka nimubyirinde. Bimwe mu byagufasha kwirinda indwara y'ifumbi birumvikana ko harimo kwifata cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye mu gihe ugiye kuyikora. Ku rundi ruhande, ukuyemo gukora imibonano mpuzabitsina, uburyo bwiza bwo kwirinda indwara y'ifumbi ni ugukora isuku mu myanya y'ibanga yawe, by'umwihariko mu bwambure. Ku rundi ruhande, ukuyemo gukora imibonano mpuzabitsina, uburyo bwiza bwo kwirinda indwara y'ifumbi ni ukwivuza hakiri kare mu gihe wibonyeho kimwe mu bimenyetso twabaganirijeho. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse nizindi twagajejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.